Robati fashikaramu n'urupapuro tukumbuye mu nganzo muca mwiharaza kubaza homba bazaniye meseji karahabutaka muniza amatwi maze nge mbabwire ibyo mbona bitari ku murongo maze iminsi mbibona nge bikandenga ababikora bo bitwa ntibindeba ubikorerwa hararira nyirabayazana agaramye je guhoza barira mbaha icyizere cy'ejo hazaza Yesu niwe gisubizo cy'abatuye isi yose yangaze panda talatimu isi nikagutere kwiheba shika mu bintwari wibabaraza wicika intege wihangayika cyana yandi igiti cyatemwe kirasibuka kigatohaka imbuto nziza isi ni gatebe gatoki wasekaga akazinga umunya warahiye ku murenge mu ruhame idarapa karitera utwatsi nabonye aboroshye n'abakomeye ariko kuri kwabo jyewe nakuburiye ansa n'abavindimwe barangana bazira ubutunzi bw'isi no mu bahanzi mureba bagirana bifu bakabika inzangano mu matorero bahora bashwana abapasita bakagabana intama muri za minisiteri n'ibigo byigenga aho ndifashe je guhoza barira mbaha icyizere cy'ejo hazaza Yesu niwe gisubizo cy'abatuye isi yose yangaze panda talatimu isi nikagutere kwiheba shika mu bintwari wibabaraza wicika intege wihangayika cyana yandi igiti cyatemwe kirasibuka kigatohaka imbuto nziza dunia zima sikilizeni penda nitwepushe majanga wakina mama wakina baba wakina dada na ndugu zangu natuma ujumbe kwa ulimwengu Afrika na Amerika ya kaskazini Ulaya na Amerika ya kusini Asia na Australia badilika translate message ujumbe wafikie wanadamu ulimwengu wangatuke tumombe Mungu God heal the world dunia ngazi panda talatimu isi nikagutere kwiheba shika mu bintwari wibabaraza wicika intege wihangayika cyana yandi igiti cyatemwe kirasibuka kigatohaka imbuto nziza dunia ngazi panda talatimu isi nikagutere kwiheba shika mu bintwari wibabaraza wicika intege wihangayika cyana yandi igiti cyatemwe kirasibuka kigatohaka